إن الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا لنكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ishimwe ikuzo icyubahiro bya Allah, amahoro n'imigisha bisesekare kwa sozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad, Imana imwishimire we n'abiwe abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi w'ibihe. Rero muri aka kanya ndi kumwe na John Matabaro. Ni umugabo w'igikwerere, umugabo wagize igitekerezo cy'ingenzi, agira igitekerezo cy'uburyo yashyiraho ishyirahamwe mu by'ukuri rishinzwe cyangwa se riharanira ryareba mbese ubuzima bw'impunzi muri rusange. Ntatinze rero, kubera ko ari we wanabisobanura neza, niwe ngira ngo mpe ijambo abibwire, hanyuma ababwire n'impamvu turi aha ngaha tuganira kuri iki kibazo. Nyakubahwa Matabaro John, ndagira ngo wibwire abanyarwanda unababwire impamvu duteraniye aha ngaha. Murakoze cyane, murakoze ko mwanya uyu munsi ku itangazamakuru ryanyu. Mbere na mbere mbaje kugusuhuza, ngasuhuza n'abakunzi b'Amateka Nyakuri TV. Nkaba kandi nishimiye cyane nyine uyu mwanya mu mpaye. Ubundi nitwa nyine John Matabaro, nkaba nubatse mfite abana 3. Ubu ngubu nkaba ntuye Cape Town muri Afurika y'Epfo. Nkaba rero ndi umuyobozi w'umuryango utegamiye kuri leta witwa Unity Council, ijwi ry'ubumwe. Mboneye kugira ngo mbisobanure neza, ntabwo ari jye wawushinze, ni umuryango twashinze turi benshi, ndi kumwe n'abagenzi banjye. Ntabwo rero nawiyitirira, ni umuryango utegamiye kuri leta nk'indi yose iba ifite ubuyobozi busanzwe kandi buzwi, bugizwe na komite yawo n'izindi nzego. Ntabwo rero ubu ari umuntu uyu n'uyu. Igihe kigeze abanyamuryango bashobora gutora undi muntu ubahagararira. Niko rero natwe bimeze mu muryango wacu. Urakoze. Ubwo ndumva nampagarariye hano muri ubu uburyo bwo kwibwira abatwumva. Impamvu rero turi hano uyu munsi ku Mateka Nyakuri TV, ni ukugira ngo tugeze ku batwumva aho umuryango wacu wa Unity Council, ijwi ry'ubumwe, ugeze. Cyane cyane ko tumaze umwaka twatangiye umwaka ushize ku itariki ya 1 Nyakanga, ni n'umwaka w'2022. Ubu tumaze umwaka. Ubwo rero hari ibyo twashoboye kugeraho, hari n'indi migambi dufite mu gihe kiri imbere. Ibyo ngibyo bikaba ari byo byatumye twifuza kugira ngo tubisangire twese. Murakoze mu by'ukuri nyakubahwa. Ku icyambere unyibukije gusuhuza abavandimwe banjye, ntabwo njye nari nabasubije ariko wabirangije. Reka dukomeze ikiganiro. Mu by'ukuri usobanuye neza ko Unity Council atari umuryango wawe, ahubwo atari nawushinze, ari mufite abavandimwe mwafatanyije kugira ngo mushyireho Unity Council, ijwi ry'ubumwe. Ni ikintu gishimishije cyane, ndumva byo bisobanuye neza. Ariko nyakubahwa, reka iri Unity Council, kugira ngo mutekereze gushyiraho uyu muryango, mwabitekereje gute? Mwabitewe n'iki? Mwari mugamije iki? Impamvu nyamukuru yatumye dushyiraho umugambi wo gufungura umuryango Unity Council, ijwi ry'ubumwe, twayikuye ku buryo abanyarwanda muri rusange ndetse n'impunzi by'umwihariko tumeze muri iyi minsi.
byose kubera uburyo igihugu cyacu kimeze, dusanga hari ibintu bimwe bibura tutari guharanira ku buryo bugaragara, kandi tubona ari byo byashobora kuba byarangiza ibibazo bimwe dufite. Muri ibyo rero twasanze cyane cyane ubumwe ari intego itaritaweho bihagije. Ubumwe mu banyarwanda muri rusange n'ubumwe bw'impunzi by'umwihariko kuko turi impunzi. Nuko turavuga tuti iki gikorwa dukwiye kureba ukuntu twahamagarira abanyarwanda bose kucyitangira, tukagira ubumwe, tukava mu bintu bituma tudashobora kugera ku ntego zacu kubera nyine kudashyira hamwe. Icya kabiri, twabonye nk'urwego rw'impunzi hari ibintu byinshi dushobora gufatanya byo mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi ku buryo twabigeraho, aho kugira ngo dukomeze kuba ba nyamwigendaho umuntu aba ku giti cye. Ubwo nabyo turavuga tuti reka turebe ukuntu twareba ko twabiharanira, tukareba ko hari ikintu twajya dufasha impunzi mu buzima bwazo. Hari n'izindi ntego rero nyinshi, ariko iz'ingenzi ni izo. Urebye muri rusange byose bikubiye muri izo uko ari ebyiri: ubumwe bwacu bw'impunzi zacu n'ubumwe n'ibikorwa byo gufasha izo mpunzi, kuko twebwe tubona nta ubumwe butagira ibikorwa ntacyo bwaba bumaze, nta nubwo buba bunafashije. Niyo mpamvu rero yatumye dushinga uno muryango. Ni impamvu yumvikana kandi ifite ishingiro, ariko nyakubahwa muvuze ko ari ibintu muhamagarira abanyarwanda bose. Ni abanyarwanda bose muri rusange cyangwa ni impunzi by'umwihariko? Icyo ni ikintu kimwe. Hanyuma icya kabiri nababaza, ubwo buryo bwo gufasha impunzi bwo muzifasha, mwitegura kuzifasha mu buhe buryo? Mwabafashamo mu buryo bwo kubona ubuhunzi, cyangwa ni uburyo bw'imibereho isanzwe nk'impunzi ziba zimerewe nabi, wenda kuziha ibiryo, imyambaro n'ibindi, cyangwa se kuzifasha mu kubona ubuhungiro? Ni mu buhe buryo mwafasha impunzi? Ubwo ni ibibazo bibiri, ngira ngo wabyumvishe neza, murasubiza nyakubahwa. Urakoze cyane. Ku kibazo cya mbere, ubumwe duharanira birumvikana, utera uburezi arabwibanza. Ubumwe duharanira rero ni ubw'impunzi turi kumwe mu buhungiro. Hano mboneyeho no guhita yenda nsobanura neza uko twebwe tubona impunzi. Muri unity council ijwi ry'ubumwe, impunzi ni umuntu wese wasohotse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubera FPR inkotanyi, akaba adashobora kuba yasubirayo ubu ngubu uko yishakiye, akaba nta burenganzira afite bwo kugira ibikorwa hakorera cyangwa se gusura n'ibindi. Ubu ngubu niwe twita impunzi. Naho ushobora kuba yasubira mu Rwanda igihe ashakiye, cyangwa se akajya kuri za ambasade, cyangwa akajya mu mibonano yateguwe na leta ya Kigali, uwo nguwo kuri twebwe ntabwo ari impunzi, ntabwo ari impunzi, ndetse no mu mategeko mpuzamahanga ntabwo yujuje ibyangombwa byo kwitwa impunzi. Ubumwe rero dushaka n'ubw'impunzi nyabwo nyazo, izo mpunzi nyine zidashobora kubona uko zasubira mu gihugu cyazo cy'u Rwanda. Impamvu nyine duhera ku mpunzi, niho turi mu buhungiro. Kandi icya kabiri ni uko ubumwe turi guharanira muri izo mpunzi ari ubwo kudufasha gusubira mu gihugu cyacu, gusubira muri gakondo yacu. Niwo mugambi nyamukuru ubwo bumwe bwadufashaho. Naho ahangaha naho nagira yenda icyo nongeraho, ni uko mu rwego rw'abanyarwanda bose nabwo ubumwe burakenewe, ariko
icyo cyiciro tuzakigeraho igihe abanyarwanda bose bazaba bari kumwe mu gihugu batekanye, niho naho tuzakomeza guharanira ko ubumwe bwakomera, bwagaragara ahantu hose. Icyo gihe rero ni igihe nta mpunzi izaba ikiri mu buhungiro, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba ari mu gihugu cye. Icyo gihe kitaragera rero twebwe turi guharanira ubumwe bw'impunzi gusa. Ku kibazo cya kabiri rero cyo kuvuga uti ibikorwa by'impunzi ese ni ibihe muzakora, muzabikora mute? Ubundi impunzi zifite ibibazo byinshi binyuranye, hari ibibazo rusange, hari n'ibibazo bwite, ariko ibyo bibazo byose iyo wicaye hasi cyangwa se utekereje neza biba bifite ibisubizo, gusa kugira ngo uzagere kuri icyo gisubizo nicyo kirushye. Twebwe rero twifashisha abantu bose bafite uruhare mu gukemura ibibazo by'impunzi zacu. Hari abo tugomba kwibutsa inshingano zabo, ubwo navuga yenda nk'ibihugu cyangwa se imiryango mpuzamahanga irebera impunzi, cyangwa se n'imiryango yindi yacu dusanganywe, tukayikangurira kwita ku kibazo iki n'iki. Ntabwo twavuga ko Unity Council ijwi ry'ubumwe ari twebwe dushobora kurangiza ibibazo impunzi zose zifite, ariko dushoboye kugenda tubigaragaza, hari abagenda babidufashamo benshi impande zose. Aha ngaha harimo ibibazo birebana n'uko byakirwa mu bihugu, ibibazo by'umutekano, ibibazo by'imibereho, ibibazo by'ubuvuzi, ibibazo by'uburezi. Ibyo byose ni ibibazo impunzi zihura nabyo, ariko hashobora kuboneka ibisubizo byo kubihashya. Ni muri urwo rwego rero twebwe tugerageza uko dushoboye kugira ngo dukangurire abagombye kurangiza ikibazo iki n'iki kugira ngo bacyiteho. Impunzi ntizibeho zitagira kivurira, ntizibeho zitagira uzibariza. Aha nabaha nk'urugero, nk'iyi minsi dufite ikibazo muri Malawi, aho icyo gihugu kiri kujujubya impunzi zacu. Muri Unity Council twagerageje uko dushoboye kugira ngo tumenyeshe inzego zose zirebwa n'icyo kibazo kugira ngo zihaguruke zibone igisubizo nyacyo, atari ukujujubya impunzi. Birumvikana ntabwo biba byoroshye kuko atari twe tuba dufata ibyemezo, ariko bigaragara ko bigira akamaro kurusha kwicecekera. Ubu rero ni uko nguko duteganya gukomeza gufasha impunzi hirya no hino, ariko cyane cyane dukorana nyine n'imiryango yindi izishinzwe, cyane cyane tukaba dufite umugambi wo kugira ngo buri mpunzi yose aho iri igire byibura ubuyobozi buzihagarariye. Ubu ndumva ari cyenda, mu kanya nza gusobanura neza kurushaho. Urakoze cyane nyakubahwa, usobanuye neza cyane kandi mu buryo bwumvikanye, ariko hari ikintu nshaka kubaza mu by'ukuri, ugerageze kugisobanurira abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda aho bari ndetse n'impunzi aho ziri hose ku isi zumve neza, zisobanukirwe neza iki kibazo. Mu by'ukuri ni gute ubumwe bw'impunzi bwazisubiza kuri gakondo yazo? Ni mu buryo ki muzakoresha kugira ngo impunzi zunge ubumwe kandi ubwo bumwe butume zisubira kuri gakondo yazo? Ese ubundi kugira ngo abantu babe baravuye mu gihugu cyabo barataye gakondo yabo, byaba byaratewe n'uko nta bumwe bwari buhari? Byaba byaratewe n'iki nyakubahwa? Nta gushidikanya yuko mu buhungiro impunzi tutahafite ubumwe buhagije. Tukaba tumaze imyaka yose hafi 30 nta bumwe nyine buhari bwo kugira ngo twicare hamwe dushakire ibisubizo ibibazo duhura nabyo. Ukuntu rero ubumwe bushobora kudufasha gusubira muri gakondo, ni uko
aho abantu bari hamwe bose, abantu iyo bishyize hamwe igikorwa cyabo barakirangiza rwose bagishyiraho nta ngorane bagize, kuko abishyize hamwe ngo nta kibananira. Uburyo twebwe muri Unity Council ijwi ry'ubumwe twumva bwatuma ubwo bumwe buboneka nta bundi ni uko aho impunzi iri hose y'umunyarwanda igomba kuba ifite ubuyobozi buyihagarariye. Impunzi ikishyiraho ubuyobozi aho ziri hose, haba mu makambi, haba mu mijyi, hanyuma ubwo buyobozi bugahura bukaba ari bwo bujya inama y'icyakorwa kugira ngo igihe ubuhungiro bukiriho hagire ibibazo bikemuka, noneho no kugira ngo noneho hafatwe ingamba zo gusubira muri gakondo zemye, guharanira uburenganzira bwazo. Nta bundi buryo bwashoboka, ntabwo ari umuntu umwe ushobora kuzajya imbere yacu twese mu buhungiro ngo avuge ngo nimuze tugende, ibyo ntabwo yabishobora, nta mbaraga yabibonera, ariko duhagurukiye rimwe twese byanze bikunze icyo twakigeraho. Ntabwo rero njyewe nshidikanya, nta nubwo dushidikanya muri Unity Council ijwi ry'ubumwe yuko igihe twaba dufite ubwo bumwe, ubuyobozi twihitiyemo bukaturangaza imbere, ni ukuvuga bwa buyobozi bw'impunzi aho ziri, bikazamuka bikagera ku karere zirimo cyangwa se umugabane zirimo, ndetse bukagera no ku isi hose, nyine tukagira ubuyobozi bumwe bw'impunzi bwoko zose. Aho ngaho ijwi ryacu ryabona uko ryumvikana, noneho ndetse n'abari mu gihugu ubwaho bahita babyumva neza yuko nta kundi byagenda uretse kuduha uburenganzira bwacu. Ku cyo wari wajutese, ubumwe nibwo bwashoboye gutuma tujya mu buhungiro, nabyo nibyo, ntabwo aribwo gusa ariko nabwo nibyo, kuko kutunga ubumwe byatumye dutatanya ingufu, noneho abatwirukanye mu gihugu babona aho bahera. Iyo tuba dufite umugambi umwe, dusenyera umugozi umwe, ndakeka yuko bitari kugera aho tujya mu buhungiro. Icyo rwose numva buri wese akibona kandi buri wese aracyumva. Iyo nta bumwe nta bushobozi muba mufite, iyo nta bumwe nta mugambi umwe mushobora kujya nyine, iyo nta bumwe ushaka kugira icyo abakoresha arakibakoresha. murakoze cyane rwose, uri gusobanura amagambo neza. Iki kibazo tuzakigarukaho, ntabwo ari ubwa mbere dukoze iki kiganiro, si nabwo bwa nyuma. Tuzakomeza tuganire kuri iki kibazo, ubwo ibibazo bisigaranye kuri icyo kibazo nzabikubaza ubutaha. Ndagira ngo muri kano kanya utangire usobanurira abanyarwanda, cyane cyane impunzi z'abanyarwanda aho ziri hose ku isi, ku bijyanye n'ubuyobozi nyakubahwa. Ubuyobozi mwifuza ko buri gihugu impunzi zirimo zagira ubuyobozi, mwaba mugeze hehe mugera kuri ino ntego yo gushyiraho ubuyobozi muri ibyo bihugu? Urakoze cyane. Ubuyobozi impamvu tubwitaho cyane ni uko tubona yuko ibikorwa byose bigomba kugira ababiyobora, ntabwo ibintu byakwiyobora. Niyo mpamvu aho impunzi yose iri yagombye kugira nyine abayiyobora yihitiyemo bitoreye. Hano mbere na mbere ndabanza gukangurira buri munyarwanda wese uri hanze y'igihugu cye, akaba adafite uburenganzira bwo kugisubiramo uko yishakiye, yuko igihe cyose urenze umupaka w'igihugu cyacu ukagera mu kindi gihugu, uko bakwakira kose, baguha ibyangombwa cyangwa se babikwambura barabiguhaye, cyangwa ukaba ukibitegereje, cyangwa ukaba ufite permanent residence cyangwa se ubwenegihugu,
igihe cyose utarashobora kuba wasubira mu gihugu cyawe uba ukiri impunzi. Aha rero ndakangurira abanyarwanda bose aho bari hose kutumva yuko bashyitse, kutumva yuko bitakibareba, kutumva yuko hari abandi babirimo, ahubwo buri wese akumva ko ari impunzi nka mugenzi we aho yaba ari hose, yaba uri muri Afurika, yaba warageze i Burayi, waba se waranahavukiye ariko ukavuka mu rwego rw'ubuhunzi. Ibyo ngibyo byose ugomba kumenya yuko ukiri umunyarwanda, kandi umunyarwanda uri mu buhungiro ubwo rero ukaba uri impunzi, bityo ibibazo by'impunzi byose nawe bikaba bikureba, ukaba ugomba kumva yuko ugomba kubigiramo uruhare. Niyo mpamvu rero duhamagarira yuko aho impunzi hose ziri zihashyira ubuyobozi bwazo. Ubwo buyobozi nibwo bugenda buzamuka bukava ku rwego rw'akarere impunzi zabutoyemo mu kwihuza yenda ku mugabane burimo, hanyuma bukazagera igihe iyo migabane yose yihuza igashyiraho ubuyobozi rusange bumwe bw'impunzi zose, aribwo bushinzwe ya mirimo cyangwa se za ntego twavuze mu kanya. Ubu rero twakwishimira cyane yuko mu gihe cy'umwaka umwe Unity Council ijwi ry'ubumwe tumaze dushinzwe, tumaze kugera ku ntego ikomeye cyane yo gushyiraho ubuyobozi bw'impunzi aho ziri hose. Twashoboye rero kuvugana n'abayobozi b'impunzi mu bihugu bya Afurika bitandukanye, abayobozi bitorewe n'impunzi ubwazo. Tubasaba yuko bakwishyira hamwe kugira ngo baterane inkunga, barabitwemerera. Ubwo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022 bishyiraho umuryango ubahuza, bawita ishyirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda muri Afurika, mu gifaransa ni l'Association des réfugiés rwandais en Afrique, mu magambo ahinnye ARA. Bishyiraho nyine n'ubuyobozi bwawo, komite, abajyanama, za komisiyo. Ubwo umuryango urakora neza cyane ubu ngubu, ukaba uhuje impunzi za Afurika muri rusange, kubera ko harimo ibihugu nka Afurika y'Epfo, Swaziland, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, Angola, DRC Congo, Uganda, Kenya, Congo Brazzaville, Cameroon na Togo, n'abandi kandi n'ibindi bihugu bisigaye nabyo biri hafi kwinjira. Aho ngaho ubwaho akaba hari impunzi zisaga nka 98%, kandi mwibuka yuko impunzi nyinshi z'abanyarwanda ziri muri Afurika, ku yindi migabane ntabwo ari nyinshi cyane nk'uko ziri muri Afurika. Urumva rero ko muri rusange ubuyobozi bw'impunzi muri Afurika bwamaze kujyaho. Ni igikorwa cy'indashyikirwa, ni igikorwa cyiza cyane. Hakaba hasigaye kubatera inkunga, kubaha amaboko, maze koko bagakora inshingano biyemeje zo gushakira icyiza impunzi bashinzwe zose muri Afurika. Aha rero mboneyeho guhita yenda mvuga n'umugambi Unity Council ijwi ry'ubumwe dufite wo kugira ngo ubwo buryo bw'ubuyobozi bukwire ku isi hose. Tukaba dukangurira abari i Burayi nabo guhaguruka bakishyiraho umuryango, abari muri Amerika na Canada, abari muri Australia nabo bose bakishyiraho imiryango yabo, maze igihe tuzaba dufite imiryango impande zose, iyo miryango niyo izaterana, Afurika, Burayi, Amerika, Australia, bakishyiriraho umuryango wabo rusange w'isi yose.
nakwibutsa ko kandi ubwo buyobozi bw'impunzi nta muryango, nta shyaka rya politike, nta muntu ku giti cye bushobora kubangamira, kubera ko aho hose n'ubundi nabo bose ni impunzi. Ntabwo rero byababangamira, nta nubwo byabuza ibikorwa byabo basanzwe bakora, ahubwo ibikorwa byabo byagenda neza kurushaho. Muri makeya ni kimwe mu bikorwa tumaze kugeraho mu rwego rw'ubumwe. Murakoze cyane, musobanuye byinshi. Biragaragara ko unity council imaze gutera intambwe ishimishije, ariko ikintu cyiza cyane ni ko havutsemo n'undi muryango ara association de refugie. Ni ikintu gikomeye cyane kandi cy'ingenzi mu by'ukuri, bigaragara ko mumaze kugeraho. Ariko nyakubahwa, mu by'ukuri mu byo umaze gusobanura byinshi, ndashaka kubaza aba bayobozi aho bari hose, aho mwamaze gushyiraho ubuyobozi, bukora bute, bushyikirana gute n'impunzi? Ese ni inama bukora gusa cyangwa se buzikorana n'impunzi muri rusange, hanyuma bakumva ibibazo byabo? Mbese mwaduha muri makeya uburyo bakorana n'impunzi aho ziri, cyane cyane ko igihugu kiba ari kinini. Nibaza uburyo abantu bahura n'uburyo babasha kugera kuri buri mpunzi aho iri hose, cyangwa se kumenya ibibazo bya buri mpunzi aho iri. Watubwira muri makeya uburyo bikorwa? Ubundi ubuyobozi buba bwashyizweho n'izo mpunzi aho ziri nyine, aho zituye, baritorera bagatora komite yabo nyine ibahagarariye. Akenshi rero muri rusange impunzi ziri ahantu hamwe, ntabwo zitatanye cyane. Iyo ziri mu gihugu akenshi ziba ziri mu mujyi umwe, ziri hamwe mu mujyi cyangwa se ziri hamwe mu nkambi. Ntabwo zinyanyagira mu gihugu hose. Ubwo rero kwishyiriraho ubuyobozi bwazo ntabwo birushya. Buri mujyi wose usanga hari ubuyobozi bwawo, ndetse aho butanari, yenda kubera ko ari bakeya cyangwa se batagize uwo mwete, aho niho dushaka kugira ngo tuzibande buhabe. Cyangwa se rimwe na rimwe usanga hari ubuyobozi rusange buri ku rwego rw'igihugu cyose, ariko muri rusange muri Afurika impunzi zose zigiye zifitiye ubuyobozi bwazo, ntabwo ahenshi ari aho butari. Biroroha rero kubera ko ziregeranye, ibyo rwose ntabwo biruhije. Niyo mpamvu dukeka ko n'ahandi butaragera, mu Burayi, muri Amerika n'ahandi hose bishoboka, kubera ko hari n'imiryango aho hose usanga ifite abantu mu mpande zitandukanye, kandi iyo miryango igakora neza, amashyaka ya politiki agakora neza. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu babe bari ahantu hamwe buri gihe. Dusoza, nyakubahwa, niki muteganya mu minsi iri imbere? Ni ukugenda rimwe dusoza, ntabwo dutinda. Ndagira ngo gusa utubwire icyo muteganya mu minsi iri imbere, hanyuma wenda wanakomerezaho dusoza iki kiganiro nyine, usezera abanyarwanda, kandi nanone mbese unabagaragariza icyo nyine ubateganyiriza. Murakoze. Murakoze cyane. Ntabwo akanyine katubanye agahagije, ariko nta kibazo, igihe kirahari dushobora no kuzongera. Nagira ngo nkomoze no ku kindi gikorwa unity council twashoboye kugeraho muri uyu mwaka nyine, igikorwa cy'ingirakamaro cyane. Murabizi neza yuko amaboko y'igihugu cyacu y'ejo ni urubyiruko. Ubwo rero muri unity council ijwi ry'ubumwe naho twashatse kugira ngo tuhiteho cyane, maze duhuza urubyiruko kugira ngo turwigishe
ibintu byinshi tutagize amahirwe yo kumenya kubera ko rwinshi rwavukiye mu buhungiro, abandi baje ari abana. Ubwo rero tukaba tubigisha dukoresheje ikoranabuhanga, amateka y'u Rwanda, umuco, uburere mboneragihugu, leadership, kwihangira imirimo, ikinyarwanda. Ibyo byose tukaba tubitanga dukoresheje ikoranabuhanga nk'uko nabivuze. Ishuri rya mbere rikaba ryarangije mu kwa gatanu ku itariki ya 30, ryaratangiye ku itariki ya 1 z'ukwa kabiri. Ubu babonye impamyabumenyi, bahita banibumbira mu muryango wabo, nabo bakora umuryango wabo witwa Unity Council Abejo. Ukaba ari umuryango w'urubyiruko ugamije kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo bize, biteze imbere. Uwo muryango ubu ngubu urakora neza, nawe ufite ubuyobozi bwawo. Nkaba mboneyeho gusaba abantu bose rwose gutera inkunga igikorwa nk'icyo, bagatera inkunga uru rubyiruko rugashobora koko kuba urubyiruko rwacu rw'ejo, kuko twasanze hagomba kubaho abadusimbura igihe tuzaba dushaje. Iyo rero tutagira igitekerezo, hari icyuho, habonekamo icyuho cyane, ku buryo ntabwo twari kuzajya tubona abazakomeza gahunda nyinshi twagiye dutangira mu buzima bwacu. Niyo mpamvu nshishikariza abantu bose kwitabira iki gikorwa, bakatwoherereza abanyeshuri. Kutwohereza abanyeshuri ntabwo biruhije, ushobora gukoresha nimero y'ushinzwe iryo shuri ari we Alfred, niyo guteranya 32 48 57 37 85 guteranya 32 48 57 37 85. Iyo umwandikiye uramubwira uti hari umwana dushaka kugira ngo aze kwiga, ahubwo aba yinjiye mu ishuri nta kibazo. Ntabwo kandi tureba abafite wenda ubushobozi bwo kugira telefone kugira ngo bakurikire. Tugiye no gutangiza uwo mushinga mu nkambi zose aho urubyiruko rw'impunzi ruri. Nawe ni umushinga mwiza cyane kandi ukenewe, tukaba twizera neza yuko muzawutera inkunga mwese. Iki rero ni igikorwa gikomeye turimo. Ubu ngubu icyiciro cya kabiri cy'ishuri nacyo cyatangiye ku itariki ya 3 z'uku kwezi kwa karindwi. Ubu bari kwiga neza, barishimye. Namwe rero mwohereze abana muri iri shuri. Twakira bose aho bari hose ku isi hose, Australia, Amerika, Canada, ibihugu byose bya Afurika. Ubu aho hose hagenda havuzamo abanyeshuri, kandi turacyakira abanyeshuri, ntabwo duhagarara. Iki rero ni igikorwa dushaka ko gikomeza, hanyuma n'umugambi ukabamo igikorwa nyine twatangiye cy'ubumwe twavugaga, kugira ngo hajyeho ubuyobozi hirya no hino aho impunzi hose ziri. Hari n'ibindi bikorwa nyine birumvikana, ntabwo ari byo byonyine, ariko ntabwo twabivuga byose aka kanya. Icyo navuga ubu ni ugushimira cyane Amateka Nyakuri TV kuba yaduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuvuge aho tugereje mu bikorwa byacu. Ngashimira abayikurikira bose n'abandi bazabyumva. Shimira impunzi zose aho ziri hose ku isi, kugira ngo zihaguruke zunge ubumwe kandi duharanire kugira ngo dusubire muri gakondo yacu. Ngashimira kandi n'abatera inkunga Unity Council, ijwi ry'ubumwe, ku buryo bunyuranye. Nsaba n'abandi kugira ngo biyongere, ndetse n'abatera inkunga l'Association des Réfugiés Rwandais en Afrique, bayitera inkunga nayo itera imbere. Nizera neza yuko ibi bikorwa turimo bizatugirira akamaro twese rusange, kandi yuko twese tubishyigikiye. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Yego, murakoze namwe rwose. Icyo natwe tubijeje ni uko amateka nyakuri ni ay'Abanyarwanda, by'umwihariko n'ay'impunzi z'Abanyarwanda.
ubwo rero igihe cyose muzaba mufite kugira ibyo mwifuza kugeza ku mpunzi z'abanyarwanda ndetse no ku banyarwanda muri rusange, amateka nyakuri arahari, kandi twiteguye kujya duhitisha ibiganiro byanyu. Murakoze kandi murakarama n'intumwa, kandi tuzakomeza gushishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi gutera iryo shuri cyane cyane, dore ko ari ikintu cyiza cyane, kandi ari ikintu koko gituma tuzagira ejo, urubyiruko rwacu ruzabaka u Rwanda rw'ejo ruzaba rwiza, kandi u Rwanda abanyarwanda bose bazaba bahuriyemo, nk'uko ntekereza ko ariyo ntego ya asosiyasiyo yanyu cyangwa se ya unity castle. Murakoze kandi murakarama. Turasaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi gukurikira iyi channel, gukora subscribe, share na comment, kugira ngo ibiganiro bizajye bigera hose ku banyarwanda, mbese ababikeneye bose, abakeneye gusobanukirwa bose basobanukirwe. Murakoze kandi murakarama.